Reka ntangire mbifuriza icyumweru cyiza abakunzi ba Iwacu News 24 aho muri hagiye hatandukanye. Twizere ko mumeze neza. Ndizeba je kugira ngo turebere hamwe byakomeje gutangazwa n'abayobozi abari bayoboye delegation zari ziri Islamabad muri Pakistan mu biganiro byahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Aha rero icyumvikanyemo nuko by'umwihariko biganiro byo nta cyavuyemo. Amasaha 21 bamaze baganira basa nkaho ntacyo bigeze bageraho. Ibi byose rero bishingiye ahanini ku ngingo zitigeze zumvikanwaho. Iran ntiyemera gukora intwaro za nucleaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ntizemera ko Iran izaba hidakora izo ntwaro za nucleaire, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizemera kurekura imitungo ya Iran yafatiriwe. Ni mu gihe Iran nayo idakozwe ibyo kuba imitungo yabo yakomeza gufatirwa. Batashye rero hari amagambo yatangajwe na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni James David Vance, we wagaragaje ko mu by'ukuri babajwe nuko ibiganiro barimo amasaha 21 ashize ntacyo bagezeho. Kandi nanone wari wakibiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan agaragaza ko ibiganiro byabanje gushimira impande zombi, agaragaza ko ibiganiro bishobora kuzakomeza mu minsi iri imbere. Hari impungenge rero z'uko izi mpande zombi zitashye, ariko intambara ishobora gukomeza nubwo bumvikanya agahenge k'iminsi 14, ariko aka gahenge birashoboka ko gashobora guhonyorwa bitewe no kuba nta kigeze kibamo. Nibiganiro byagiye kubona ko President Donald Trump nawe ubwe nta mahirwe abiha. Yakomeje gusesereza cyane igihugu cya Iran, akagaragaza ko cyatsinzwe ariyo mpamvu cyemeye ibiganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump agakomeza kugaragaza ko abayobozi ba Iran babamaze babishe, babasenyeye inganda zitunganya ibikomoka kuri petrol ndetse n'izi zikora intwaro za nucleaire zitunganya ubutare bwa uranium n'ibindi. Aha rero niho humvikanaga ko iki gihugu kidafite gahunda by'ukuri y'ibiganiro. Aha rero twifashishije amagambo yatangajwe na James David Vance, ni voice over twakoze hanyuma, kandi we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan bakomeza basobanura byo kuri by'imigendekere y'ibiganiro, wumva ko nta kigeze kivamo. Reka mbareke mu bumvi. Mwaramutse neza mwese. Reka mbanze mvuga amagambo make yo gushimira. Mbere na mbere ndashimira cyane Minisitiri w'Intebe wa Pakistan ndetse na Field Marshal Munir, bombi batwakiriye neza cyane. Nubwo hari ibyo tutagezeho mu biganiro, si amakosa y'Abanyapakistan kuko bakoze akazi keza cyane. Bagerageza kudufasha twe n'Abanya-Iran guhuza ibitekerezo no kugera ku masezerano. Tumaze amasaha 21 turi mu biganiro, kandi twagiranye ibiganiro byinshi bifite ireme n'Abanya-Iran. Iyo ni inkuru nziza, ariko inkuru mbi nuko tutabashije kugera ku masezerano, kandi ntekereza ko ari inkuru mbi kuri Iran kurusha uko ari mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutageze ku masezerano. Twasobanuye neza cyane imirongo ntarengwa yacu, red lines, ibyo twemera kuganiraho no kuworohereza n'ibyo tutemera na gato. Twabigaragaje mu buryo bwumvikana neza, ariko bahisemo kutemera ibyo twasabaga. Haje gukurikiraho ibibazo rero by'abanyamakuru. Nicky Robson wa CNN aragira ati, niki nyirizina banze kwemera, mwabisobanura neza kurushaho? Ntabwo ninjira mu bisobanuro byose kuko ntashaka gukomeza ibiganiro mu ruhame, kandi twamaze amasaha 21 tuganira mu ibanga. Ariko mu by'ingenzi dukeneye kubona isezerano rihamye ko batazashaka gukora intwaro za kirimbuzi, kandi ko batazashaka n'ibikoresho byabafasha kuzigeraho vuba. Icyo nicyo cyifuzo nyamukuru cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nicyo twagerageje kugeraho muri ibi biganiro. Nanone gahunda yabo ya kirimbuzi nk'uko yari imeze mbere, hamwe n'aho bakoreraga gutunganya uranium, byarasenywe. Ariko ikibazo cy'ingenzi ni iki: ese Abanya-Iran
bafite ubushake buhamye bwo kutazigera bategura intwaro za kirimbuzi, si ubu gusa, si mu myaka 2 iri imbere gusa, ahubwo mu gihe kirekire. Kugeza ubu ntiturabibona, ariko turacyizera ko bazabigaragaza. Hakurikiyeho ikibazo cy'umunyamakuru Jane, aramubaza ati hari aho mwigeze mugera ku murongo ngenderwaho, kandi se mwavuze ku mitungo y'abanyayirani yafunzwe, hari imyanzuro mwafashe kuri iyo? Vice Perezida James David Vance arakomeza agira ati twaganiriye kuri ibyo byose Jane, ndetse no ku bindi byinshi. Ibyo koko byavuzweho, ariko ntitwashoboye kugeraho abanyayirani bemera ibyo twasabaga. Ntekereza ko twagerageje kuba aboroherane kandi twerekanye ubushake bwo kumvikana. Perezida yadusabye kuza hano dufite umutima mwiza kandi tugakora ibishoboka byose ngo tugere ku masezerano. Twarabikoze, ariko birangira tutageze ku musaruro wifuzwaga. Hakurikiyeho ikibazo cy'umunyamakuru Preston, arabaza ati Bwana Vice Perezida, mwavuganaga kangahe na Perezida Trump muri ibi biganiro? Hari amakuru avuga ko habayeho ibyiciro byinshi by'ibiganiro, hagati harimo n'akaruhuko. Mwavuganaga kangahe na Perezida muri ibyo bihe, kandi yababwiraga iki mu gihe mwari muri ibi biganiro mutageze ku musaruro? James David Vance arasubiza ati yego, twavuganaga na Perezida kenshi, sinavuga umubare nyawo, ariko wenda inshuro 6 cyangwa se nka 12 mu masaha 21 ashize. Twavuganaga kandi n'abandi bagize itsinda rishinzwe umutekano w'igihugu, barimo Admiral Cooper, Peter Hegseth, Marco Rubio n'abandi. Twanavuganye na Scott Wilson kenshi. Mu by'ukuri twahoraga turi mu itumanaho n'itsinda ryose, kuko twaganiraga dufite ubushake bwo kugera ku masezerano. Turava hano dusizeho icyifuzo cyoroshye, uburyo bwo kumvikana duheruka kandi bwiza kurusha ubundi twatanze. Tuzareba niba buzemerwa. Murakoze. Aya magambo ya Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance yaje gukurikirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistani, uyu yitwa Mohammad Shakdal. Amagambo ye nayo reka banyabumvise ayo yitangarije nyuma y'uko ibiganiro bikubise igihwereye. Yatangiye agira ati mu izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi, amahoro n'imigisha bibe kuri mwe kandi mwaramutse neza. Mbanje kugaragaza ishimwe ryanjye rikomeye kuri Repubulika y'Isilamu ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba baritabiriye ubusabe bwatanzwe na Minisitiri w'Intebe wa Pakistani Shehbaz Sharif bwo guhagarika imirwano ako kanya muri aka karere, ndetse no kwemera ubutumire bwe bwo kugirana ibiganiro by'amahoro Islamabad. Itsinda rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari riyobowe na Vice Perezida James David Vance, mu gihe rya Repubulika y'Isilamu ya Irani ryari riyobowe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Irani Mohammad Bagher Ghalibaf. Aya matsinda yombi yageze muri Pakistani ejo kugira ngo yitabire ibiganiro byabereye Islamabad. Nge ubwanjye hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Field Marshal Syed Asim Munir twagize uruhare mu kubahuza no kubafasha kugirana ibiganiro. Habayeho ibyiciro byinshi by'ibiganiro bikomeye kandi byubaka hagati y'impande zombi, byamaze amasaha 28 ashize, bikaba byarangiye muri iki gitondo. Mu izina rya Pakistani ndashimira impande zombi kuba zarashimye uruhare rwa Pakistani mu gufasha kugera ku ihagarikwa ry'imirwano no kuba umuhuza. Turizera ko impande zombi zizakomeza uwo mwuka mwiza kugira ngo haboneke amahoro arambye n'iterambere ku karere kose no ku isi muri rusange. Ni ingenzi cyane ko impande bireba zikomeza kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Pakistani yakomeje kandi izakomeza kugira uruhare mu koroshya ibiganiro n'ubwumvikane hagati ya Repubulika y'Isilamu ya Irani
na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi iri imbere. Murakoze.